Muraho neza, ndabasuje mwese mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana nabane namwe. Ndabashuje rero abo turi kumwe kuri Frabane Show TV, abari hafi ndetse n'abari kure, ubuntu bw'Imana bugumane namwe mwese. Nongeye kubaha ikaze rero hano kuri Frabane Show TV, aho tuganira byinshi mu muryango, tukungurana inama kugira ngo abari mu muryango cyangwa se abari mu rugo babeho bishimye kandi banezerewe. Twabonye byinshi bitandukanye bishobora gutuma umunezero w'urugo cyangwa se umunezero w'umuryango ubangamirwa cyangwa se utakara. Hari byinshi bituma umuryango wabasha gutakaza umunezero cyangwa amahoro, ariko hari n'ibindi bishobora gufasha umuryango kugira amahoro cyangwa kugira umunezero. Muri bimwe rero bishobora gutuma abagize umuryango babaho banezerewe cyangwa bishimye no kugira urukundo muri bo. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana ni urukundo, ngo udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. Rero Imana kuko ari urukundo, iyo tuyituje mu miryango yacu tugira ubuzima, tukagira urukundo, tukagira ubumana, tukagira n'ubumuntu busanzwe. Kera abanyeshuri twiganaga no twayaga tuganira, wabona nk'umuntu yakoze ikintu kibi cyangwa se ikintu giteye isoni, ukavuga uti kanaka w'umukristo koko, ariko ukavuga uti se atabaye n'umukristo basi ntiyaba umuntu akareka ubukristo nibura akagira ubumuntu. Rero ubumuntu n'ubukristo byose biruzuzanya. Uyu munsi rero tugiye gufatanya nanone guhimbaza Imana muri uyu mwanya mwiza wo guhimbaza Imana. Ubukristo, ubumuntu biguma iwacu mu muryango, biguma iwanyu mu muryango. Akanya keza rero ko kuramya no guhimbaza Imana, twifashisha ibitabo bitandukanye mu muryango wawe bitewe n'aho usengera cyangwa se bitewe n'itorero usengeramo. Mugira wenda ibitabo by'indirimbo, si ngombwa wenda ukoresha igitabo nk'icyo nkoresha, ariko wenda aho usengera nawe mufite indirimbo zishobora kugufasha mu mwanya wo kuramya Imana. Ni byiza rero bya bitabo by'indirimbo tujye tubibumbura turi kumwe nabo mu muryango. Twe kujya tubumbura ibitabo by'indirimbo ariko tugeze mu kiliziya gusa cyangwa mu rusengero gusa. Birashobora ko wahimbaza Imana uri kumwe nabo mu rugo rwawe. Wafatiye mbere nk'umupapa wowe n'umugore wawe n'abana mukaramya Imana. Wafatiye mbere nk'umumama wowe n'umugabo wawe n'abana mukaramya Imana. Cyangwa se umumama gusa ufite abandi mu bana, ufite abana ukuriye cyangwa ureberera abana mu bana wa mwafatanya kuramya Imana. Cyangwa se umupapa nawe ushaka kuri wenyine wirirana abana, ariko ugafata iya mbere hamwe nabo muri kumwe mu nzu mugahimbaza Imana. Mushaka kuba muri umuryango cyangwa muri urugo mutarabona urubyaro cyangwa se mutegereje urubyaro mutarabona abana. Mwebwe ubwanyu mu byinshi musangira mwanasangira umwanya wo kuramya Imana. Ubwo hamwe n'icyo dukomeje gusenga tunasengera imiryango itarabona abana cyangwa itegereje abana. Akenshi wenda murambabarira nkunda gukoresha iryo jambo ngo abana n'ababyeyi. Rero tuzirikanye cyane abana bibana cyangwa se ababyeyi bibana batari kumwe n'abana. Hari igihe biba ngombwa. Iyi si irimo ibintu byinshi bitandukanye, abantu benshi cyangwa imiryango mu nyinshi ibaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rero wenda ushobora kuba muri umuryango mutarabona abana, nimvuga mukicara hamwe n'abana, ubwo ngubwo abari kumwe n'abana murabyumva, ngenda n'abatafite abana, ariko mwebwe ubwanyu mushaka kuramya Imana mu gihe mugitegereje abo bana, cyangwa se abana barakuze bagiye mu ngo zabo cyangwa bari mu buzima bw'amashuri cyangwa mu yindi mibereho. Ariko ntibibujije ko umuryango wicara hamwe ugasenga nabo mu bana bose, abo muri kumwe mwese, abo abari bo bose mu rugo mwafata umwanya wo gusengana. Ushaka no kuba wenda wibana wenyine mu nzu, nabyo birashoboka, nabyo birashika, ubuzima bwose birashoboka. Ukarambura igitabo ugahimbaza Imana kandi ukumva Imana ivuganye n'umutima wawe muri ubu byo kuyiramya no kuyihimbaza. Ndabashimiye rero mu mwanya tujya tugira no kuri Frabane Show TV, mu mwanya tugira kuganira byinshi byo mu muryango, tugira n'umwanya wo kuramya Imana cyangwa se wo kuririmbira Imana. Uyu munsi rero tugiye gufatanya kuririmba indirimbo y'144 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Ni indirimbo ifite amateka meza kandi ni indirimbo ifite amagambo meza. Rero muranyemerera mbabwireho gatoya ku mateka y'iyi ndirimbo. Iyi ndirimbo ngo Yesu ndagukunda cyane, umwanditsi wayo cyangwa se umwanditsi wayo ntago uwayanditse amagambo ntago ari we wahimbye ijwi dukoresha uyu munsi. Amagambo rero y'iyi ndirimbo yahimbwe n'uwitwa William Ralph Featherstone. Yavukiye muri Canada, niho yabaga mu mujyi wa Quebec muri Montreal. Yayanditse ari umuvugo, yanditse ari poeme, yanditse ari poeme cyangwa se ari umuvugo. Amaze kwakira agakiza yari afite imyaka 16, nibwo yabatijwe, nibwo yakiriye agakiza. Noneho nyuma yo kwakira agakiza, nyuma yo kumva urukundo Imana imufitiye n'urukundo nawe ayikunda, afata umwanya yandika poeme cyangwa se yandika umuvugo. Yandika amagambo meza ari muri iyi ndirimbo.
amaze kwandika iyo poeme yumva hari umuntu yayitura cyangwa se hari uwo yayigezaho. Yari afite nyirasenge rero yakundaga, wabaga muri Amerika muri Los Angeles. Aramwandikira amwohereza ya poeme. Noneho ya poeme nyirasenge yakiriye, asomye amagambo yayo abona ni meza. Nyirasenge yari umuririmbyi, aravuga ati iyi ntago yagomeza ari poeme gusa, atahubwo iyi ngiyi ikwiye kuba indirimbo. Amaze kuyisoma nyirasenge yahise afata ya magambo William yari yanditse, we yari yanditse n'intoki n'ikaramu. Nyirasenge itagenda ajya kuyandikisha ku mashini kuko n'amagambo yamukoze ku mutima, amagambo ari mu rukundo rwinshi abwira Yesu ngo ntabwo nigeze ngukunda uko ngukunda ubu. Aravuga ngo Yesu ngukunde, ngo nkwiture urwo wankunze Golgotha ntakwiriye. Aririmba ibintu byinshi cyane biri mu rukundo rw'Imana. Aranaririmba ngo kandi ngo ningira no mu rupfu nabwo nzakomeza ndirimbe, ngo kandi ningira no mu rugo rwa so mu ijuru nzajya none nkomeza kukuririmbira no kuguhimbaza. Rero nyirasenge yahise agenda aya magambo, iyi poeme William yanditse arayandikisha ku mashini. Hanyuma aho yasengeraga mu itorero ry'Abamethodiste hari umugabo w'umuririmbyi cyangwa se umuririmbyi ushobora kuba yabona ijwi we wamuhaye amagambo. Uwo mugabo yitwaga Adoniram Judson, wari waravutse mu 1836 ku itariki 14 z'ukwezi kwa kane. Adoniram Judson wanditse cyangwa se wahimbye ijwi ry'indirimbo dukoresha uyu munsi, yabayeho igihe nawe kitari gitoya. Yavutse kuri 19 z'ukwa kane mu 1836, yitaba Imana ku tariki 2 z'ukwa kabiri 1895. Yari umupasitori wo muri Amerika mu itorero ry'Ababatiste. Amaze gusoma amagambo y'indirimbo cyangwa se amagambo y'iyi poeme William yanditse ayahawe na nyirasenge wa William, yahise afata ibihe byo gusenga. Nubwo yari umuririmbyi, nubwo yari umucuranzi, ntago yahise yishakira ijwi ako kanya, ahubwo yabanje afata igihe arasenga, asaba Imana ngo imuhe ijwi rikwiriye kuri iyi ndirimbo. Nawe n'amagambo meza yamukoze ku mutima, aravuga ati ntabwo napfa gushaka amagambo y'indirimbo gutyo gusa, atereka mfata ibihe nsenge. Afata ibihe rero arasenga, asenga kugira ngo Imana imuhishurire ijwi rikwiriye yazashyira muri iyi ndirimbo. Amagambo rero ya William ahinduka indirimbo, we yanditse ari umuvugo, ari poeme yandikiye Yesu. Rero biba ngombwa ko uyu muririmbyi, uyu mugabo uhimba amajwi y'indirimbo afata igihe nawe amagambo amaze kumukora ku mutima, afata ibihe byo gusenga, abaza Imana ngo Mana unyereke ijwi rikwiriye nshyira mu ndirimbo. Rero iryo jwi yahimbye icyo gihe niryo jwi tuyiririmbamo uyu munsi. Reka dufatanye rero muri iyi ndirimbo, muri iri jwi ryiza, tuhimbaza Imana, turamye Imana, nako twifashishe aya magambo. Nubwo William yanditse ari poeme, ariko twebwe tugiye kuyaririmba ari indirimbo kandi ari isengesho. Abakunda Yesu rero mwese mureke dufatanye kuramya Imana mu ndirimbo y'144 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Yesu ndagukunda cyane, ndakwihaye, nzinuzwa kw'ibyaha byanjye binezeza, mucunguzi
nze nkwiture urwo wankunze kera unyigurigorogota nakwiriye ngukundiye amahwahwanya mbariye mumu utwe ntabwo nigeze ngukunda uko ngukunda ubu ngukundiye amahwahwanya mbariye mumu utwe ntabwo nigeze ngukunda uko ngukunda ubu nzahora ngukunda iteka ryose ngihumeka ngendirimbishe ishimwe ryawe ningera mu rupfu ntabwo nzagushimanya ani ntabwo nigeze ngukunda uko ngukunda ubu ningera mu rupfu ntabwo nzagushimanya ani ntabwo nigeze ngukunda uko ngukunda ubu ningera mu rugo rwawe